nk'ubu ngubu iyo uzanye umugore wawe umuzanye ari nyirakadodo ari gatoya, uvuga ati "si uyu mugore azambara igitenge kimufate", urahamugejeje mu mezi abiri aratangiye arasituye ibuno n'ibuno, itaye n'itaye, gukomananga ukamureba ukavuga ati "si uyu ni wa mugore nazanye ra?" Abantu bamugera iruhande bakavuga ati "si uyu ni wa mugore ra?" Ese wowe utekereza ko aba abyibuhijwe n'iki? Ubu se wowe warya, wamara kurya nkamira bikajya mu nda yanjye ugatekereza yuko ari wowe wabyibuha kundusha? Ubwo ndamutse nabyibushye byaba ari wo mubiri wanjye ariko ntabwo waba undusha kwinjiza vitamine. Reka mbonereho no gushimira abagabo, hari abagabo ni ukuri bihangana ugasanga nyine nubwo azanye umugore wiwe byamuteye umujinya, yarambiwe yuko umugore yabyibushye ariko burya ugasanga arabasha kubyihanganira. Ndabashimiye mwa bagabo mwe mujya mubasha kwihanganira abagore banyu kubera ko babyibushye nabo atari bo. Ntabwo baba babihisemo nyabuneka, ahubwo barahagera bitewe n'uburyo yishimiye urugo rwe bikaba byatuma abyibuha. Rero hariho umuntu utabasha kubyihanganira akaba yavuga ati njyewe ndashaka kuba umugore wanjye yagira ate yareka kubyibuha simbishaka. Ubwo ugasanga rero noneho byabaye nabi. Byabaye nabi, kuki wabyibushye jya muri siporo gira gutya, kandi wenda nta n'ibyo ashoboye ariko mu by'ukuri kubera ko yabyibushye kubera ko hari ibyo ari kubona, hari vitamini zindi, hari intungamubiri zindi atajyaga abona ariko yazibonye yagize gute yabyibushye. Hello guys, ndabasuhuje cyane cyane, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Mana yanjye ndabakunda rega. Niyo mpamvu mbazanira utuntu tw'ubwenge, utuntu ego ko mana nzabivuge mbigeze ryarira. Ubundi mwebwe narabibabwiye ngo nintangira nisetswa gutyo mujye mumenya ngo haba hari impamvu runaka itumye nisetsa. Nuko mba numva nyine ibyishimo byandenze, ndikumva mfite ibiganiro byiza kandi byinshi ngiye kubagezaho kandi byiza. Ndakeka abantu benshi murabizi, niba mutabizi hasi muri comment nyabuneka kuko buriya ndabizi neza kuko buriya, ariko reka mbanze nkubaze wa mugabo wenda wowe uri kwijijisha uvuga ngo ntabyo uzi. Nk'ubu ngubu iyo uzanye umugore wawe umuzanye ari nyirakadodo ari gatoya, uvuga ati "si uyu mugore azambara igitenge kimufate", urahamugejeje mu mezi abiri aratangiye arasituye ibuno n'ibuno, itaye n'itaye, gukomananga ukamureba ukavuga ati "si uyu ni wa mugore nazanye ra?" Abantu bamugera iruhande bakavuga ati "si uyu ni wa mugore ra?" Ese wowe utekereza ko aba abyibuhijwe n'iki? Ubu se wowe warya, wamara kurya nkamira bikajya mu nda yanjye ugatekereza yuko ari wowe wabyibuha kundusha? Ubwo ndamutse nabyibushye byaba ari wo mubiri wanjye ariko ntabwo waba undusha kwinjiza vitamine. Reka mbonereho no gushimira abagabo, hari abagabo ni ukuri bihangana ugasanga nyine nubwo azanye umugore wiwe byamuteye umujinya, yarambiwe yuko umugore yabyibushye ariko burya ugasanga arabasha kubyihanganira. Ndabashimiye mwa bagabo mwe mujya mubasha kwihanganira abagore banyu kubera ko babyibushye nabo atari bo. Ntabwo baba babihisemo nyabuneka, ahubwo barahagera bitewe n'uburyo yishimiye urugo rwe bikaba byatuma abyibuha. Rero hariho umuntu utabasha kubyihanganira akaba yavuga ati njyewe ndashaka kuba umugore wanjye yagira ate yareka kubyibuha simbishaka. Ubwo ugasanga rero noneho byabaye nabi. Byabaye nabi, kuki wabyibushye jya muri siporo gira gutya, kandi wenda nta n'ibyo ashoboye ariko mu by'ukuri kubera ko yabyibushye kubera ko hari ibyo ari kubona, hari vitamini zindi, hari intungamubiri zindi atajyaga abona ariko yazibonye yagize gute yabyibushye. Niyo mpamvu tubabwira ngo niba udasobanukiwe hasi muri comment, niyo mpamvu turi hano, yafashe iki se byagenda bite, ukaba utabisobanukiwe ariko burya tuba turi hari kugira ngo tubafashe. Niba udasobanukiwe watubaza tukagusobanurira kuko burya ibyinshi nitwe tubishyiramo uruhare rwo kugira ngo tubimenye cyangwa se tukagira gute tukabyica. Niyo mpamvu rero tubabwira ngo mbazaniye isomo ryiza nk'iri ngiri, isomo ryiza nk'iri ngiri nta handi warisanga usibye hano. Mukomeze kugubwa neza, bye.